niyo waba uri umuporofe utsindishije ijana ku kigo cy'amashuri, abana bakoze icya leta bose bashushije, bose barujuje amanota 30, leta igasanga warateye umunyeshuri inda, yakwihorera ngo nuko uzi kwigisha? Mu rukiko bashobora kuvuga bati dusanzwe yarateye umwana inda koko, ariko yatsindishije abanyeshuri benshi. Ahita bavuga bati iryo ryigisha ryawe no gusobanura amasomo ugakora n'ibindi n'ayo mahano jumagereye. Ati ni umuntu. Aravuga ati si none uzi ko nabonaga tugendana nkagira ngo muzi cyanzanye, uzi ko mutari mwakamenya icyanzanye, harase handitse ngo iki ikintu cyanzanye murakizi. Ntabwo abazima aribo bifuza umuvuzi, njyewe nazanywe no gushaka icyagize gute, niko kazi kanje. Yesu ngo ahita aca munsi y'icyapa aho abandi batinye kunyura, baza aho uri, Yesu ahanyuze ku manwa aza aho uri. Yesu ahanyuze ku manwa aza aho uri, ngo arahanyura. Inyamaswa, abadayimoni bamuvamo baja muri izo ngurube, ingurube zija kwiyahura. Wa muhungu abadayimoni bamaze kumuvamo, muri bano niho ngiye gusoreza. Bibiliya iravuga ngo ubwonko busubira ku gihe. Ahita yibuka ko adaheruka ku ishuri. Iyo dayimoni imaze kukuvamo, uhita wibuka ibintu byiza wakoraga, ubwonko buba butangiye gusubira ku muba. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana twifashishije ibyanditswe byera. Dufite teme ivuga ngo ku Mana biracyashoboka. Topic tugiye kuganiraho iravuga ngo ku Mana biracyagize gute? Biracyashoboka. Dusomeye mu butumwa bwiza bwa YESU Kristo uko bwanditswe na Mariko, igice cya 5 ku murongo waho wa 3. Mariko 5 ku murongo wa 3, dusome mu izina rya YESU Kristo. Haranditswe ngo yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha iteka ryose, ku manywa na nijoro. Yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira. Arirukanka agira gute? Mutaruke dusome ku murongo waho wa 10, ku murongo wa 19 n'uwa 20. 19 kuri icyo gice haravuga ngo ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire uje mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapole ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa, tuvuge ngo amen. Abantu bose bagira. Luka igice cya 7, Luka igice cya 7, mwahageze ku murongo wa 13. 13 haravuze ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Mwakwihangana gasoreza kundi murongo urimo mu nzandiko, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5 ku murongo wa 17. Abakorinto igice cya 5 17. Dusome mu izina rya YESU Kristo. Haranditswe ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bigize gute? Bishize. Dore byose biba bihindutse bisha. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Byose biba bihindutse
ndagira ngo mundebe tuganire ijambo ry'Imana. Sindi butinde, ndashimira Imana ko yampamagaye kampamagarira umurimo wayo kugira ngo nanjye mbumwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Kandi nkuko mubizi ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo. Amen. Ndashimira kandi umushumba wadutumiye kugira ngo uyu munsi tuzabane. Hashize iminsi tumenye ko muzaterana uyu munsi, natwe turabyitegura. Iyo tuva ni kure ariko byaturaye ku mutima, bizindukira ku mutima, natwe turabitegura turaza. Amen. Na Imana imuhe na mama pasiteri mwese nabo mukorana, Imana imuhe. Ndagira ngo rero uyu mwanya hari abantu batari kundeba kandi ndifuza ko mundeba umuhanga wo kwigahanga amaso mwari. Kandi ureba umwigisha biguhesha kumva icyo avuze neza. Twari tuvuze ngo dusomye imirongo myinshi. Hari abumvisha dusoma imirongo myinshi bagira ngo turatinda, ntari icyo bisobanura. Nashaka kugira ngo tubihuze niyo twabirezima, ariko mukamenya icyo Imana ivuganye na buri muntu. Intego y'ijambo turavuze ngo ivuga ngo iki? Abantu b'imbere babyanditse ku dupapuro niho bari kureba, ariko ab'inyuma ngo ivuga ngo iki? Ijambo rivuga ngo biracyashoboka riza gusimbura ntibigishobotse. Ntibigishobotse. Ntukibonye umugabo, ntiwakubaka, ntiwakwiga, ntiwakura, ntiwashobora, ntiwacuruza, byararangiye. Ibyo bintu abantu baba bavuga ngo byararangiye. Iyo bigeze ku Mana bigira gute? Birashoboka. Murebe hano babwire, njyewe iyo nasomye ijambo ry'Imana biranyorera kurisobanura kuko niyo mpano yanjye. Ngiye kubabwira ukuntu ku Mana bimeze. Haleluya. Umuntu wakoze ekara, murayizi? Ekara uwayikoze yayikoreye na telekomande. Iyo uyiguze mu isoko baguha telekomande yayo. Iyo uyishyize hariya ugafata telekomande ukatsa ekara ikaka, ugafata telekomande ugashyiramo indirimbo, ukumva iyo ndirimbo ntiryoshye, ufite aho ukanda igahita igenda, hakazamo iyindi. Iyo uri kumva iyo yindi igiyemo iryoshye, ukaba usanze igiye kurangira ugeze hariya hepfo, ukazamuka ziriya sikariye, waba ukigera muri salo iwawe ukumva ivuyemo, ufite aho ukanda ikagarukamo, yari irangiye. Iyo uri kumva iryoshye cyane ufite indi buto ukandaho ikagumamo, yaje irangira ikongera ikitangiza. Mwabyumvise? Uwo ni umuzungu wakoze ekara ayikorana na telekomande. Izo ni serivisi zayo yashizemo. Ndagira ngo ngutangarize ko uwakuremye yakuremye mu buryo butangaje kuruta uwakoze ekara. Uwakuremye, rega amashi menshi mu ijambo ry'Imana nayo si meza. Mumeze nk'abari gufana umupira, muje murireka mumanze muryumve. Hari igihe ukoma amashi kandi ugasanga idosiye iragufashe, kandi ntawe ukoma amashi mu rukiko. Ijambo ry'Imana iyo umuntu ahagaze hano ni nk'umushinjacyaha bari gushinja. Rero urareka gukoma amashi utaratsinda. Umvira ijya barabyumvisha ngo wow, yes, ibyo bintu nibyo. Iyo umuntu avuze ijambo ry'Imana mushyiramo amashi menshi, muramujijije. Imana yakuremye, niko muri Zaburi havuga ngo wandemye mu buryo butangaje. Ngo washatse kungira nk'Imana, haburaho hato cyane. Umuntu niki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera. Washatse kumugira nk'Imana rurema, wamuhaye ubwiza bumeze nk'ubwawe, haburaho hato cyane. Habuzeho hato cyane. Ndagira ngo mbabwire, Imana yaremye umuntu, yamuremye mu buryo butangaje.
Haleluya. Yakohereje ku isi nka ekara, ariko isigara na telekomande. Mu ijuru Imana iriyo niyo ifite y'ubuzima bw'umuntu bw'iyaremye. Hari igihe uba mu buzima Imana ikabona ubuzima urimo ni bubi, igahita ikandaho ububi bukavaho, ugahita winjira mu buzima bwiza. Hari igihe uba mu buzima bwiza Imana ikabona urayinaniye, nta cyubahiro uri kuyihesha, agahita kugira umukarani muri gare, kubera igihe wabereye ijoro wa banki nta cyubahiro yakubonyeho, ikabwira iti shobora uje gupakira ibitoki, igahita ikandaho. Ariko hari igihe uba muri gupakira imizigo uri ku igare, Imana ikabona iguhaye ubuzima bwiza, wayihesha icyubahiro, ifite irindi poto wakandaho, igahita kandi ikavuga iti garuka mu modoka. Iyo ikanzeho bihita bigira gute? Bihita byemera. Mu bintu bataburana nabyo ni telekomande. Telekomande niyo wabikorera hano mu isutiye ukagira guca kuri telekomande, abari kureba kuri ekara bahita babona bigeze gute. Ifite ubuhanga bukomeye cyane, ntacyo babikoraho. Umuntu ukubisemo ikiganza muri ekara ukagira telekomande gutya, nta cyatuma bidahinduka. Bivuga ngo ibintu byacu nubwo turi inaha, Imana ibihindurira mu ijuru. Kandi no kuri tere bikagira gute? Arahindura, Yesu arahindura, amateka agahindura. Mwabyumvise? Iyo birenze inkombe Mana we, ntabwo birenga ijambo Mana we, urashoboye. Nubwo byarenga inkombe ariko ntibyarenga iki? Ijambo. Kambabwira uko Bibiliya ivuga, sibyo mukunda? Haleluya. Bibiliya yerekana ko mu gihe Yesu ataragera ku isi, amategeko ya Mose yari afite icyo avuze mu Bayuda. Yesu ataraza hari ibintu bigeze kuri bitatu, ndavugamo bibiri, ntandavuga byose ngo utazagaruka. Hari ibintu bigeze kuri nka bitatu bitabaga byashoboka ku buzima bw'umuntu niyo leta yaterana, n'iyi faranga ryaba rihari, ibyo bintu ntibishoboke. Ibyo bintu byashobotse ari uko Yesu aje. Ngiye kubabwira ibintu bibiri, muranyumva? Icya mbere ni icyo bita ibibembe. Nta muntu wakiraga ibibembe. Umuntu Bibiliya yerekanye wakize ibibembe ni Namani, niwe Bibiliya ivuga wakize ibibembe. Nawe kugira bikire, mundebye hano nababwira impamvu yabikize. Namani yakize biriya bibembe, yari umunyamahanga, abikizwa na Elisa. Ubundi Elisa yashushanyaga Yesu, Namani agashushanya abanyamahanga twebwe. Biriya byose yari amarenga ko abanyamahanga bazakizwa kandi bagakizwa na Yesu, kuko Elisa yashushanyaga Yesu, Eliya agashushanya Imana. Eliya yashushanyaga Imana. Eliya afite ibintu bibiri byerekana ko yashushanyaga Imana. Murahari mbibabwire nihuta. Ibintu bibiri byerekana ko Eliya yashushanyaga Imana. Icya mbere ni uko yagiye mu ijuru adapfuye. Kuba yaragiye adapfuye bisobanura ko Imana idapfa. Imana itagira gute? Idapfa. Kuba Elisa yarapfuye byashushanyaga ko Yesu azagira ate? Azapfa. Icyo ni icyambere cyerekana ko Eliya yashushanya Imana. Ikindi cya kabiri cyerekana ko Eliya yashushanya Imana ni amazina ye. Amazina ya Eliya ashushanya Imana. Aya mazina ya Eliya agizwe n'amagambo abiri, Eliya.
Eri riri mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba agiye gupfa. Yaravuze ngo Eri n'amasabakita. Abasirikari baravuga ngo ari guhamagara Eliya, ariko yaravuze ngo Mana yanje. Eri bivuga Imana. Ni ijambo Dawidi yavuze amaze kunezerwa. Dawidi ngo areba Imana, arayireba, arayitegereza, abona ndifite itangiriro. Dawidi abuze uko abigenza, aravuga ati Imana niya, Imana yacu niya. Tibugira itangiriro, tibugira iherezo, ni wowe ukomeye, Uwiteka Imana yacu. Murakoze cyane. Bivuga Uwiteka. Dusanze Eri bivuga iki? Bikavuga iki? Twabihuza. Eri Uwiteka Mana. Uwiteka ni Imana, niwe Mana. Bivuge Eri ni iryo zina. Ibintu bibiri Eri yasobanuraga. Nuko Imana idapfa. Icya kabiri yasobanuraga amazina y'Imana. Elisa byashushanyaga Yesu. Ubundi iri jambo Elisa icyo rivuze Elisa, mu Bisilamu muzumva abantu bitwa ba Yisa. Biba bivuze ngo Yesu. Reka ibyo mbivemo nihute mbabwire. Amategeko ya Mose yemezaga ko umuntu warwaye ibibembe nta muganga wabaga uri mu gihugu. Muri Isirayeli hari ahantu habaga imiti Bibiliya yavuze bita Galiyadi. Galiyadi niho baririmbaga indirimbo ivuga ngo kandaho niho hamera igiti cy'ubugingo, ibibabi byaco byiza nibyo bikiza abantu. Galiyadi niho Bibiliya yavuze ngo mbese abantu banje ko banze kwivuza, mbese Galiyadi ntiyari umuti womora. Galiyadi ariko mu miti Imana yari yarashimye izakiza abantu, nta muti w'ibibembe wari uhari, kuko umuti w'ibibembe ntabwo wagombaga kuboneka, kuko ibibembe byari byesitaye muri sisiteme. Reka mbabwire murebe hano abantu bagwaye ibibembe ni Miriyamu na Aroni. Miriyamu nande? Bamaze kubirwara babajana inyuma y'umurwa bari baneguye Mose. Muzi kurwara ibibembe bakabajana inyuma y'umurwa. Ibibembe ni ibyaha, kukujana inyuma y'umurwa ni ukugutenga. Icyo byasobanuraga, nukora ibyaha bazagutenga muri korari, bagutenge mu itorero, ntagira itorero rindiriye abanyabyaha inyuma y'umurwa. Ibibembe byashushanyaga iki? Ibyaha. Kugira ngo mubyumve neza, babajanye inyuma y'umurwa ngo bisaba ko Imana ariyo ibababarira, ishiraho igihe cyo kubashirayo, ari kirongerera bakira. Ibwira Mose ngo noneho nababariye baze mu bantu. Abandi bantu bagwaye ibibembe ni Namani yivuga ukuntu yarwaye ibibembe. Ivuga ibintu 5 yari afite byiza, ariko yagera ku ijambo rya 6 gahita bitesha agaciro. Iravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'Isiriya yari umutoni kuri shebuja, bibaye 2. Yari intwari, bibaye 3. Yari umugabo w'umunyamaboko, bibaye 4. Niwe Uwiteka yaheragamo kunesha, bibaye bingahe? Yagera hepfo gahita ivuga ngo ariko. Ijambo ariko niyo wamaze kuvuga ibintu 10 igashiraho ariko, leta ribisubiza hasi. Ariko yari umubembe. Muzi ikintu bisobanura? Ukumanza kuvuga ibintu byawe byiza nuko uteye n'ibintu ushoboye, bashiraho ariko.
ni igisambo. Bakavuga ngo azi kuririmba ariko ni indaya. Azi kubwiriza neza abantu bakihana ariko ntabwo wacaginga telefone hafi ayitwarana na caji. Ijambo ariko ritesha agaciro ibyo babanje kuvuga. Azi gucuranga akavuza n'ingoma neza ariko aratingana. Ugahita wumva kumva ibyo bintu ni zero. Arahanura ariko yananiye umugabo we. Yasubiza ubuhanuzi iyo yabukuye yakubaha umugabo. Arerekwa atanga amafaranga ariko afata abana bakiri bato ku ngufu. Mbirahijya ngo yewe data we. Mbese ugahita wumva ariko riyaza rigahita ritesha agaciro icyo wari cyo. Niyo waba uri umuporofe utsindisha 100% ku kigo cy'amashuri, abana bakoze icya leta bose bashushije, bose barujuje amanota 30, leta igasanga warateye umunyeshuri nda, yakwihorera ngo nuko uzi kwigisha? Mu rukiko bashobora kuvuga bati dusanzwe yarateye umwana inda koko ariko yatsindishije abanyeshuri benshi. Ahita bavuga bati iryo ryigisha ryawe no gusobanura amasomo ugakora n'ibindi nayo mahano jumagereye, iyo mibare yawe izakuboreremo, n'ibyo bifaransa byawe uzabishire muri puberi. Usanze umuntu bivuga ariko akubagana. Mujye mubimenya, hari ibintu biba biguhesheje agaciro ka 5 hakabonekamo kimwe kigutesha iki. Ibyo bintu si byiza. Ubu mbabwiye ukuntu muri rwa rupangu waharaye igimageragere harimo abantu bazimira, kandi ukuntu leta Kenya barimo ariko ntiyababwira ngo baveyo baze bigisha. Ibintu bakoze byabatesheje iki? Hari ikintu kimwe gitesha umuntu agaciro, akata agaciro, ni icyaha. Icyaha kiragufata kikagutesha agaciro, ukarara ku ikarito weho n'amayobo yanyoye kanyanga, kandi wari umubosi. Icyaha kiragufata kikagutesha agaciro ku buryo usigara umeze nka telefone itarimo simukadi. Uko yabihenze kose ntiwahamagara. Telefone ya miliyoni 2 itarimo simukadi wahamagara, ariko karasharamye irimo simukadi n'umuriro wahamagara. Icyo bivuze bene data, uyu mugoroba n'umugisha, mureke twige ijambo ry'Imana neza, kandi twige nk'abazimuka, twige nk'abazagira gute. Hari ukuntu abantu biga ijambo ry'Imana baricaye hejuru nk'abasibire, nk'abateganya gusibira. Twige nk'abazimuka. Umuririmbyi yaravuze ngo tuzimuka mwisi aheza twubakiwe kumana yacu haramazi meza ubaka mw'isuku tutarabona. Murekeraho, twebwe ubu mubona tuzimuka, tuzagira gute? Nta kindi cyaba cicaje umushumba hariya gitumye ava mu rugo yiruka, ni ukugira ngo arebe ko uyu munsi haba iteraniro, ugatora isomo rimwe rizagushoboza kwimuka. Kuko niba hari ibintu byatera isoni, ni ukubona umushumba ageze mu ijoro agasanga amazu yararagiye nta nimwe iriyo. Kuvuga ko yari umushumba, bamubaza izo yararagiye.
ariko mu bintu bizatera umushumba amakamba no kurabagirana ni uguhagarara ati nyakubahwa Uwiteka nari umushumba, yareba inyuma akakubona ntabwo munyumvise, yareba inyuma akagira gute, akabona uri mu bitugu bye, akabona na ntuza arahari, akavuga ati aba nibo twabanaga iki Uwiteka azamufelicita amubwira ati nuko mugaragu bwiza wakiranutse muri bike none weguriwe. Ibaza akahinguka mu ijuru agasanga mese nta n'umuhari, yavuga ute ko yari umushumba w'iki wa bafure, maze utisi wari umushumba w'iki, wari uw'iki. Ariko mwihangane, nigeze kubaza abantu ikintu kimwe, jewe ibintu gusobanura ijambo ry'Imana nifashisha ibiriho kugira ngo ibintu bigende neza. Muri kunyumva nifashisha ibiriho kugira ngo ibintu bigende neza. Ndababwira ngo iyo abanyeshuri 40 cyangwa 50 baba muri class, mwarimu abahaye isomo bose bagatsindwa, bose bakagira gute, bagafata 0. Ikibazo kiba gifite mwarimu, kiba gifite abanyeshuri, kiba gifite mwarimu. Abo banyeshuri bose bafashe 0 bagiye kurega mwarimu kushinzwa amasomo. Uzi ijambo bamubaza, bamubwira ngo niba utabahaye isomo ribaruta warisobanuye nabi, kuko ntabwo abantu bose batsinda. Ariko mu banyeshuri 50 umwe muri bo abonye 10 ku 10 akaripfuka, 45 bose mwarimu afite uburenganzira bwo kubakubita ku kibuno. Abakubita babwira ngo iki? Abakubita babwira ngo ko mugenzi wanyu yagize gute, ko mugenzi wanyu yatsinze. Hari ukuntu abanyabyaha biterije ke ku isi ngo oya ngo Imana ndiyaturimbura ngo igira imbabazi ngo mwene kuja murayibeshera ngo Imana ntarindera hamwe. Imana ntarindera hamwe. Ubuzi muri beza kuruta abo ku bwano, muri beza si kuruta abo Sodomu ni Gomora. Uretse kuyizi ntambike si ubu tuyikubwiye ihagaritse tukayivuga neza ukwiye kwiki, ntabwo byemewe kwifata uko ushaka, ntabwo byemewe. Imana irafuha, ntishaka kugusangira na Satani, buwayo cyangwa buwa Satani. Imana irahuza imishinga na Satani. Imana na Satani baguhurireho bose, wirigwe ku Mana utahe kwa Satani, subira iyo waraye. Nta mugore usangira n'undi mugabo, n'undi mugore umugabo, nta n'umugabo usangira n'undi mugabo umugore. Ukurera Imana irashaka kukwiharira. Haruvuza ati yabatini baruko bimeze birakaze. Imana irashaka kukwiharira, ukaba uwayo, ukaba madamu wayo, nayo ikaba umutware wayo. Kandi Imana izi guhaha. Imana ni boss. Imana iramutse kwihariye ntacyo wayibura. Kimwe mu bintu bituma umugore atagaciro akaba ntacyo yavuga mu maso y'umugabo, niyo umugabo akeka ko amuca inyuma. Yavuze ati dukweta twacitse, ati babagabo bawe. Iyo umugabo akeka ko umuca inyuma, niyo waba utarabikora ukaba ufite ibimenyetso gusa, ntacyo mwavuga. Yagura mubwira ati nta nayisutiye, ati nta n'igitambaro cyo mu mutwe, ati ariko genda babagabo bayaguhe. Iyo Imana ikeka ko Satani muri gukorana muri iyo minsi, nta kindi gupangira. Urayibwira ngo inkweto zacitse, ategenda Satani aziguhe, ati warayo ku marembo y'akabari, hariya waraye sini ku gikumba. Ukabwira Imana uti none uti ko ipata rifite amadirisha ku kibuno,
ikakubwira iti sinakubonye ibivuzo mu menyora, ati zirirani ikaburogera wari wanyoye. Ibyo bintu barabinywa abantu banje, ugahita wumva. Kandi Satani nawe ni umugome. Satani ni umugome. Iyo ufitanye bifu n'Imana ntacyo watabaza Satani ngo agufashe. Ahita akakubwira ati none urukunzaho ni njye wakuremye. Urukunzaho ni njye wakuremye, niwe wakuremye agusubije cyose. Ibintu ndi kuvuga ntabwo ndi gukuza amasaha, nta nubwo ndi kuburaga, ndi kubabwira ko Imana ishaka kubiharira. Ndakwihaye Yesu, unyiharire Yesu. Ndakwihaye Yesu, unyiharire Yesu. Haleluya. Iyo Yesu akwihariye, nawe akora iyo bwabaga ngo icyo ukeneye cyose ukimubaza. Iyo umugabo akwihariye, yambara ubusa we ukambara. Mwanyumva mwuka byawe, mwanyumva ko izi ngero zifitanye isano n'ibyanditswe byera. Iyo Yesu akwihariye, akora uko ashoboye, icyo ukeneye ukakimubaza. Amen. Rero ibi bibembe bya Namani byashushanyaga ibyaha. Abandi bagwaye ibibembe ni ababembe bane babaga ku irembo ry'umurwa i Samariya. Aba nabo bari ababembe bari barabataye inyuma y'umurwa. Nababwiye inyuma y'umurwa ko bisobanura ko uri hanze y'itorero. Reka ibyo mbivemo. Bibiliya ivuga ikindi kintu kimwe cyitwa abadayimoni. Abadayimoni, indwara y'abadayimoni buriya umuntu abadayimoni bateye ntabwo indera bamwakira. Indera ntabwo bamwakira. Buriya kera ntibavuga twakoreshaga ijambo abasazi, umusazi. Ubu ngubu iryo ryavuyeho ni umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ufite ubumuga bwo mu mutwe, ubu ufite n'ubundi ubu ufite abatabana nabwo, nta kibazo, ariko ntibavuga bavuga. Icyo nashaka kubabwira, iyo bakugejeje indera bagasanga ari abadayimoni ufite, bahita bavuga ngo uyu mumujane mu cyumba cy'amasengesho, mumujanira abasenga. Niyo mpamvu bamuha transfert yo kuja mu masengesho. Bahita bavuga ngo ibise byacu ni Yesu ugize gute. Murakoze cyane. Mumujanire Yesu, ni ushinzwe, ni ubifitiye ubushobozi. Buriya reka mbabwira abadayimoni ukuntu ari babi. Abadayimoni baragufata, amashuri waba wariza yariyo yose bagutura hasi. Abadayimoni barasuzugura, bagufatira aho bashakiye. N'imbere ya polisi bagira gute? Ufite n'abashitsi bagira gute? Uri n'umugeni bagiye kukwerekana bagira gute? Utwaye imodoka bagira gute? Abantu mwaba muri kumwe abari bo bose, abadayimoni babaseseramo bakagira gute? Bakagufata. Abadayimoni bagutura hasi uhetse, abadayimoni bagukupita hasi batitaye. Profeseri muri kaminuza ari kwandika ku kibaho, abadayimoni bakamukubita hasi. Perutse gusengera umuntu wari waragiye kwiga muri kaminuza nkuru yo muri Amerika, agwara abadayimoni, ari umunyarwandakazi. Ku ishuri bavuga ngo bagiye kumuheza bamugarure mu Rwanda. Nyina ari gutabaza ati nari nabonye umugisha none abadayimoni ataba abanyagwa bateze indege bageze muri Amerika gute? Abadayimoni saraho batagenda, bagenda bateze se. Abadayimoni byasobanuraga igisuzuguriro. Igiki? Buriya abadayimoni ni igisuzuguriro. Mujye musenga. Buriya umukobwa wa y'abadayimoni biragoye ko yabona umusheri.
niyo amubonye umunsi umwe akavuga asa n'uri kuvuga ukuri, umugabo aramureba ati cyangwa abadayimoni bagarutse. Ugahita wumva iyo ni intwaro rero yo kukurashisha. Iyo bigeze kukujamo ujaga kuvuga bati cyangwa bati mu mwihorere mwibuke ko agwara iki. Ni indwara mbi ku buryo nawe ubwawe batabikubwiye ukibuka ko bigeze kugufata. Ugira ibibazo. Abadayimoni rero Yesu ataraza nta muntu wabarwaraga ngo akire. Umunsi umwe bigeze gufata umusore umwe, nasomye iyi nkuru nsanga ngo uyu musore yari afite imyaka 16. 10 n'ingahe? Umusore w'imyaka 16. Iyo ise yitabye Imana, kera bamuhaga icumu rya se n'inkoni ya se cyangwa se n'ingofero ye n'ikote. Umusore w'imyaka 16 ku kigera bagezemo, leta ibimureba ikavuga iti nataba umupolisi azaba umusirikare, nataba agoronome azaba enjeniyeri. Itorero riba rimureba riti nataba pasitori azaba diyakoni. Mbese abatanze icerekezo, nyina bamureba na se nyina yamureba ati niteguye umukazana. Mbese abari muri santere n'inkumi ziba zimureba zikarigata iminwa, kavuga ati natantereta zatereta ndose. Aba ari ahantu hashimishije. Uwo musore rero uko abagezaho, Imana imureba iti nataba pasitori azaje arakamera ibiterane, nanda akamera ibiterane azacuranga sede. Birangira Satani nawe avuze ati aha bari kumushimira niho nanjye ndamufata. Dayimoni ngo baramucunza musesemo ngo pa, umuhungu ngo abadayimoni bamukubita hasi, ifuro riraza, babona ateye amaguru, babona akoze hasi, ateye abantu amabuye, bati mwiruke mwene runaka yaje. Abantu bariruka, abandi bati mumufate, baramufata. Bahamagara ababyeyi be, niwe bari barabyaye gusa. Muranyumva? Turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana biracagize gute? Bahamagara ababyeyi be ngo baze. Ababyeyi be niwe bari barabyaye gusa. Baraza, bahageze barabaza ngo yafashwe ate, bati ni abadayimoni. Ati byarangiye. Ni nko kuvuga ati ntashobora apfa, naje mu rimbi, naje muri puberi. Baravuga bati rero ntabwo ari mwe muramwica, ubwo abadayimoni bataramuniga ngo apfe, mwe mumujanye wanyu mu muhibi ibyo n'ubundi mwaramubyaye. Abandi bati si ubwo murabona turamugezayo n'aba badayimoni. Ngo birangira bashatse ingoyi ngo bamubohe. Uwa mbere ati nanje nari kuzabatwerera fanta afite ubukwe, yakoze ubukwe, none ubwo agwaye abadayimoni nta bukwe azakora. Kuri aya fanta nyaguzemo imigozi yo kumuzirika. Undi ati nanjye sinari kuzabura kubatwerera ku matente, nanjye mbahaye iminyururu iri mu rugo nari naguriye imbwa yanjye yo kuyiboha. Baje bayifate ngo bamuboheshe ingoyi, bamuboheshe iki? N'iminyururu. Ngo baramuboha. Bibiliya iravuga ngo bamaze kubiboha ngo ibimurimo birongera birabyuka, arabivunagura, arabicagagura, ngo ariruka. Ngo bigeraho ababyeyi be bamugenda inyuma bavuga bati mukura abana mu nzira, muve mu nzira, muhigamire yarasaze, muhave. Nyabuna baramubona bakwepe, nyagira uwatera ibuye ntaturenganye, byararangiye. Hari igihe bakwandikaho byararangiye, ariko reka mbabwire ndi kwihuta kandi nshaka kugera ku ntego. Mbabwire icyo Imana yashyize ku mutima wanjye babwire. Umuhungu ngo abasumbye amaguru kuko yari arimo abadayimoni. Iyo abadayimoni bari mu muntu bamukoresha ibidakorwa. Abahanga bavuga ko umuntu urimo abadayimoni ngo ajya cyane ariko ntagire icyo akora. Mu bantu batera ubute ku bana nabo ni umuntu utagira icyo akora, kandi mwagera ku meza akajya byinshi. Birangira rero abadayimoni iyo bakurimo, icyo bashaka kugukoresha nicyo bagukoresha, kandi kikagera ku rwego rwo hejuru. Muranyumva? Iyo abadayimoni bakurimo
bahitamo ikintu bagukoresha, kandi icyo bagiye kugukoresha bakigukoresha ku rwego ruri hejuru, bakugeza ahantu umuntu utarimo abadayimoni atatinyuka gusimbuka, weho bakakubwira ngo gira gute. Abadayimoni bakugeza imbere ya gitifu, kandi nta muntu muzima wakubita gitifu, weho bakakubwira ngo gira gute. Abadayimoni bakugeza imbere y'umwana wawe kandi ashaka konka, weho bakakubwira ngo gira gute, ukamukubita. Abandi bati muhungisha umwana niwe ari kuzira cyane kandi yaramubyaye. Ibintu abadayimoni bahisemo kugukoresha, babigukoresha ku rwego. Iyo abadayimoni bahisemo kugukundisha abagabo, izindi ndaya zijyamana n'abagabo bakazishura, ahubwo weho wishura. Ujya urabwira abagabo uti uremera kundaza ndamwishura. Kamubota abadayimoni ko bagufasha yabi rwose, ko baguteye cyane. Abadayimoni ibintu baragukoresha, babigukoresha ku rwego rwo hejuru. Iyo abadayimoni bapanze ngo barakunywesha inzoga, niyo bafata igikombe kimwe bakongeramo ijerekani ya Nyabarongo, uramuzi ngo kunywa ibintu byiza, kubera ko abadayimoni niko baguteye. Birangira rero ngo agera ahantu abantu benshi bari, abandi bagenda bakomera bati muramuhigamire, ibi murimo biramujana bimwerekeza ku irimbi. Abantu bo muri kano gace bashingura he? Muhavuga izina nawe. Bimwerekeza Nyakagarama. Abagezeyo rero asanga abantu bari gushingura umuntu wabo wenda wazize malaria cyangwa umusaza. Abamubonye ari guturuka ngiriya bagira ngo nawe aje gutabara, atereye ikoti ku rutugu. Abagezemo asanga bamaze gucukura imva imaze gupfuba, umurambo uraha, bagiye kumanura umurambo mu mva. Umuhungu ntiyakoze hasi, akegura amabuye, atitaye ngo hari abana n'abasaza. Abahungu bati muriruke. Uwa mbere ati sinaba umurambo, sinaba nazanye umurambo ngo nanjye mbu umurambo. Utaranyuze mu masaka, anyuze mu bishimbo, basiga umurambo aho ngaho. Umuhungu ibimurimo bihita bimutegeka kuja muri ya mva. Aja mu mva ari muzima, kandi uwo baba barashira mu mva wapfuye ari hehe? Ari aho ngaho. Aha rero yamanutse muri iyi mva, niho Bibiliya yamusanze ihita yandika. Iyi mva yayiriwemo, ayiraramo, arongera yirirwamo. Reka mbabaze ko muba murukurira ngo Mana ngo ibibazo tuzabikira, ko wigira umunyabibazo utaha mu mva. Kuvuga ngo ufite inzu mbi ni imeze nk'imva, kuvuga ngo wabuze ayo gukodesha, uwaguha imva y'ubuntu wayibamo. Ubwo rero ibyanyu biroroshe, muhumure, Yesu wakemuye iki. Irahijya batangiye gukubitana ku ntuza. Umwabwiye ndatehomore byacu biroroshe. Uko niko bigenda rero, ijambo ry'Imana uko niko baryumva riravugwa, uwe ugahita ubona ubaye muzima. Kandi bari waje ukwirembesha ngo banshirireho agaturisho, ngo bampe imfumu batishoboye, bavuga ijambo ry'Imana ugahita ubona urakize. Ijambo ry'Imana niko kamaro karyo. Haleluya. Amen. Bibiliya yerekana ko uyu muhungu yabaye mu mva. Twasomye ijambo rivuga ngo iteka ryose yahoraga mu mva, ku manywa, saa sita, ku wa mbere, muri wikende no mu mibyizi. Yabaga ari hehe? Ngo abantu bari bagiye gushingura yateye amabuye bakiruka, bageze ku gasantere bati none biragenda ute? Kumurambo tuwusizeyo. Bati se ko mugarutse vuba aka kanya murashinguye? Bati mwene ntuzaratumenye umutwe. Umwe ati njyewe riciye aho, undi ati njyewe rinyuzaho. Baravuga bati none ubwo biragenda bite? Bati ahubwo byarangiye ntawasubirayo. Umuyobozi ahita avuga ati rero ubwo yarigezemo iryo rimbi kaba yafite abadayimoni, iri rimbi murifunge. Bahita bandika icyapa kivuga ngo stop. Kivuga ngo iki? Birabujijwe
birabujijwe gushingura aha ngaha. Iyi nzira irafunzwe, bandikaho icyapa, bahindura irindi rimbi, rya rindi bararimurekera ari wenyine, barimurekera ari wenyine. Nawe rero ngo abamo nta bantu abona. Ikindi kintu bakoze, baravuze bati tubimenyesha ababyeyi be ntibazirirwe batanga itangazo ngo babuze umuntu, kuko umuntu wabo tugiye kubabwira ko yageze mu irimbi. Bahamagara nyina na se bati rero tugiye kubabwira inkuru itabashimishije, umwana wanyu ntimwirirwe mumushaka rwose. Twari turi kwirimba dusangayo, amakuru dufite nuko imva twari tumaze gucukura yayicayemo yayigezemo. Ababyeyi be bakoma amashi bati Imana iduhuhiyemo idusoneye ya dayihatsu, n'ubundi twari kuzaza kumushingura, n'ubundi dukurikije uko ameze ntabwo azakira. Ubwo yijanye mu rimbi rero, ayo gukodesha imodoka rizatwara umurambo tugize gute, turayaramuye. Ubwo yijanyeyo, amen. Mu yandi magambo n'ababyeyi bagira gute, baraheba. Abaturanyi bahebye, ababyeyi bahebye, bamaze kubona ko asigaje gupfa. Ariko turashimira umwami Yesu. Usanga umuntu abantu bahebye, ko atavamo umugabo, ko atavamo umugeni, ko atakubaka urugo, ko atakora ubukwe, ko atakwiga, ko atacuruza. Yesu araza afite telekomande, agahita agarura ibyagucitse, agahita agarura. Bibiliya iravuga ngo Yesu yari yaratangiye ivugabutumwa, kuko Yesu yarazi byose. Yesu yarazi byose. Ahita amenya ko hari ahantu hari umuntu yakiza, itorero rikaba ribonye umuntu. Hari umuntu yakiza akavamo umugabo, hari umuntu yakiza. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu anyura muri iyo karitsiye, ngo abona ko kayira kazamutse aho ngaho hari icyapa, asanga abwira ba Petero ati tugende tujye mu kazi. Ageze hande kuri cya cyapa, Yesu ngo akinyura munsi, arakomeza arazamuka muri iyo mpinga. Petero aramubwira ati garuka hino. Yesu ati ngire gute? Ati uzi ko nari nzi ko uzi gusoma. Yesu ati sinsoma ibiki? Ati cyapa si wakibonye? Yesu ati se kivuga ngo iki? Petero ati kiravuga ngo sitope, aha nta nzira ihari, iri rimbi rirafunze, ribamo umusazi. None ubwiye mu iri rimbi rifunze akaguhurutura ikibuye akajya gukubita ku mpanga, waba utazize ubusa Yesu? Yesu aramubaza ati si none Petero, ni inka yasaze, ni ihene yasaze, ni ingurube yasaze, cyangwa ni iki? Petero ati ni umuntu. Aravuga ati si none uzi ko nabonaga tugendana nkagira ngo muzi cyanzanye, uzi ko mutari mwakamenya icyanzanye? Harasi handitse ngo iki? Ikintu cyanzanye murakizi? Ntabwo abazima aribo bifuza umuvuzi, njyewe nazanywe no gushaka icyagize gute, niko kazi kanje. Yesu ngo ahita aca munsi y'icyapa, aho abandi batinye kunyura baza aho uri. Yesu ahanyuze ku manwa aza aho uri. Yesu ahanyuze ku manwa aza aho uri. Ngo arahanyura, ageze muri ya karitsiye, wa muhungu ibimurimo ngo bimwereka ko iyo karitsiye igezemo imirindi y'umuntu. Ibimurimo bimufasha umuhungu, aravuga ati umuntu nsanze mu karitsiye yanje, reka mbere kuko bamena umutwe. Ngo batangiye gutora amabuye. Gutora iki? Ngo azahubutse, azamuye ikiganza ngo atere ibuye. Bibiliya iravuga ngo Yesu areba igitsuri ibimurimo. Yesu abireba iki? Igitsuri. Ati we, biti twakumenye, biti mwigisha, mwana w'Imana,
udusanze nino titwagusize mu ijuru. Ati we biti watubabarira ndutwice muri abahe biti turi ingabo zahe bisanga ntafandi bigira. Bihita bibwira Yesu ngo tubabarire ndutwice ureke tugusabe iyo tuje. Yesu ati muve muri uwo muntu. Ngo birasaba bitereka tuje muri ziriya ntuza mba nzivuza ariko ntanazivuga abantu bazijya ni benshi. Atereka tuje muri ziriya nani ariko mwanazimenye. Reka nzihore nazivuga nabakira ariko nshaka nazivuga nabikize ubundi wazindi mwazimenye. Ari umuntu duherutse gusengana aratubwira ati kibi ni ukujya ingurube ariko akabenzi nta kibazo. Ndavuga nti baba ahubwo ni ukujya izina ntari ukujya itungo. Abantu ni ukujya izina ngo ikibi ni ukujya ingurube ngo ariko akabenzi. Ariko barasaba ngo reka tuje muri ziriya ngurube. Yesu aravuga ngo muve mu muntu aho muraja hose. Reka mbabwire abantu benshi kubera kudakunda ingurube bazi ko bari abadayimoni bagiye muri ziriya ngurube bazi ko bwari ububi bw'ingurube. Oya nuko arizo zari ziri aho hafi. Niyo hafi aho hari kuba inka zikamwa n'amata menshi. Aho kugira ngo abadayimoni babe mu muntu bari kuba mu nka. Uko impamvu Yesu yashatse kugereranya inyamaswa n'umuntu. Aho kugira ngo abadayimoni none se reka mbaza wenda uyu ni umushumba. Ubu inka y'umushumba yaza igakoropa hano murasengera. Yarambura umukeka. Yavuza iriya ngoma. Yacuranga se. Ubwo rero byerekana ko umuntu aruta inyamaswa. Abadayimoni bamuvamo baja muri izo ngurube. Ingurube zija kwiyahura. Wa muhungu abadayimoni bamaze kumuvamo. Muri hano niho ngiye gusoreza. Bibiliya iravuga ngo ubwonko busubira ku gihe. Ahita yibuka ko adaheruka ku ishuri. Iyo dayimoni imaze kukuvamo uhita wibuka ibintu byiza wakoraga. Ubwonko buba butangiye gusubira ku mubare. Yibuka ko abandi bari mu gihembwe bagiye gukora igihembwe cya mbere. Yibuka ko ahataha atari iwabo kandi nta kandi kazi afite. Yibuka ko umugabo bari kumwe atari we bashakanye uwe yaramutanye n'abana. Yibuka ko yavuye iwabo ababyeyi batazi yagiye. Iyo dayimoni amaze kukuvamo uhita utekereza ibintu. Agahita wibuka ibintu byose. Agahita yibuka aho yaraye kandi n'ibyo yarayemo. Ngo ahita apfukama imbere ya Yesu. Aramubwira ngo mbabarire. Bibiliya iravuga ngo Yesu aramubabarira. Yesu agira gute? Amaze kumubabarira ngo umuhungu yabyutsiye mu mbabazi hawe na Yesu. Ngo yumve ibitekerezo biri ku murongo. Abwira Yesu ati mpereza igikapu tujane mu giterane ntabwo ndasigara. Yesu ahita amenya ko yakize. Aramubwira ngo sindajana nawe mu giterane ahubwo genda wiyereka biwanyu. Wiyereke sko wavuze ngo yabyaye indaya. Amenye ko iyari indaya yabaye indatwa. Genda wiyereke nyoko wanyu. Wavuze ngo ntabwo nyoko azabona igiseke. Genda umwiyereke umubwire ko Yesu yakubabariye. Genda umubwire iby'Imana yagukoreye. Abamubonye kera yambariye urugamba bakakuyobera. Bazaje impaka cyane bati wabandi batesi abandi batasa nawe. Nawe uzazubabwire uti ninje ijuru ryaranyibutse. Imana ndirobanura abantu ku buryo ahubwo munsi yose uyubahira mwerera. Uko waba uri kose umva kuyubaha. Ibiganiro
Hari ikindi? Hariho igihe kimwe bizasohora. Gira igikumwe gutya. Abakubonye kera wambariye. Ariko kugira igikumwe gutya bikunanira. Bazajimbaka cyane bati uriya ni wawe, abandi batisiwe, abandi batasa nawe, nawe uzasubabire uti nije ijuru ry'abanyibutse. Haleluya, haleluya. Hari ikintu kimwe Imana ishaka kugusaba gukemura, ibindi birayireba. Amen. Ngo ageze iwabo yesitara ibyuma hitwa idekapoli. Bibiliya yavuze ngo atangira guhimbaza Imana. Yesitara ibyuma, abantu abanyonzi baraparika n'abamotari n'amatagisi baravuga bati sibanda yo kwanduza, baticeceka n'umuvuga butumwa. Baravuga bati sura yakijwe cyane, ahubwo si iriya modoka n'iyandi bati niwe wayiparitse. Afite n'imodoka ze, batafite n'inzu. Afite n'inzu zatezanye n'umugabo we n'abana. Ego yakoze n'ubukwe bati cyane. Kubera iki? Bati buraho ngaho agiye kubivuga. Aba haracomeza ati nta wundi niwe ni Yesu wabikoze. Nta wundi niwe ni Yesu wabikoze. Yaduhuje n'Imana niwe wabikoze. Ababwira Yesu iwabo. Bibiliya yavuze ngo abantu barumirwa. Baravuga ngo ni ukuri kw'Imana. Uyu muntu yari muri Kristo Yesu. Abahindutse cyaremwe isha. Ibya kera birabigize gute? Haleluya. Haleluya. Bibiliya twasorejeho yavuze ngo Yesu yitegereje umugore wari wapfushije umwana. Ngo aramureba amubwirira impuhwe. Amubwirira iki? Aramubwira ngo wirira. Reka mbabwire ijambo nashakaga hano nasomye. Nashakaga kubabwira ngo ushobora kurira abantu bakakugirira impuhwe, ariko ibikuriza ntibagire icyo babikoraho. Ariko uyu mwami Yesu twicaye imbere, iyo akubwiye ngo wirira, abagiye guhangana n'ibikuriza. Ubusanzwe mu muco wa Kinyarwanda, umuntu wapfushije nta umubuza kurira. Urahari mbabwira impamvu batamubuza kurira? Nuko ibimuriza ntacyo. Ibimuriza ntacyo. Ahubwo iyo umugore yapfushije umugabo ntarire, abantu baravuga bati ni ibibazo. Ubwo atarize arundi. Bateganya ibintu bibiri. Baravuga icya mbere bavuga bati ubwo atarize afite undi. Icya kabiri bakavuga ngo ubwo atarize mu gushingura niwe wamwishe. Icya gatatu bavuga bati niba atari ibyo, ubwo atarize bizamuviramo indwara. Ubwo atarize none azarira iminsi myinshi, kuko iyo urize bagishingura bavuga ngo mubareke barire birangire, mubareke barire nibyo byiza. Kurira umuntu wagize ibyago wapfushije, kumubuza kurira ni sakirireho. Ariko Yesu niwe wenyine ubuza uwapfushije kurira. Yatinyutse kubuza umugore wapfushije umwana we w'ikinege, amubuza kugira gute? Yamubujije kubera iki mama pasiteri? Yamubujije kurira kubera ko ibimuriza afite icyo agiye kubikora. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere y'ukubimbwira baramaze kubibona, kandi ngutera ubwoba nibyo byose bikubase, kuko n'Uwiteka Imana yawe manuwe no gukora.
Yesu ibituriza afite icyo yabikoraho. Urarizwa n'ubugumba, arabishoboye. Urarizwa n'ubukene, arakiza. Urarizwa na minerevani, arayitanga. Urarizwa no kudafite ubukwe, arabufite. Afite ahantu yazitura umugabo aziritse mu gihuru rwose. Yabahuza nawe akagukorera igitangaza gihubutse, ku buryo ubona umusore agahita akubwira ati gusaba no gukwa ni 3:00, mu murenge ni 5:00, mu rusengero ni 8:00. Abatumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urusengero. Kandi buri iyi invitation nta mukobwa wicakisha. Namwe muri ndangaza, namwe nta gahunda mugira. Amagambo twe tuvugira hano ararema. Haleluya. Uzi urugo ruvuye mu masengesho. Uzi umugabo ubonye umuhawe n'Imana. Imana si yaguha umugabo indayi ikamukwanga. Mugire gutya. Ntibishoboka. Ndashaka kubabwira ukuntu tugiye gusenga. Yesu ngo amaze kubwira uyu mugore ngo wirira, ahita yegera ikiriba agikoraho. Iyo akubujije kurira, abagiye guhangana n'ibikuriza. Yesu Abisirayeli batakiye ku nyanja, araza abwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze. Abisirayeli basigara bitotomba batariko Mose, nawe n'Imana muratujijisha. Imana ikutubwira ngo dukomeze tugende, idufitiye ubwato. Iravuga ngo dukomeze tugende, twese twambaye amajiri. Iravuga ngo dukomeze tugende, twese tuzi koga. Ubusiri kutubwira ngo dukomeze tugende, irabona hari iki imbere yacu. Naho kumbi ikintu Imana ikoze, ikintu Imana igize gute? Muvuge ngo amen akibambye. Imana arikoze ikintu gikomeye. Yamaze kubabwira ngo bakomeze bagende, iragenda ibwira inyanja iti mvuze ko batambuka kandi babizi ntibazi koga bose. Ubwo rero niba uzi ko hari nje wakuremye bahigamira. Iyo Yesu amaze kuvuga ku kibazo cyawe, buriya babwira ibibazo bigira amatwi. Ibibazo bigira iki? Amatwi. Iyo Yesu avuze, ibibazo bigira amatwi. Sibyo cameraman? Ibibazo bigira amatwi. Niyo mpamvu mwabonye kuri wa munsi Zerubabeli yari ari kuva i Babuloni yerekeza Yerusalemu, akagera imbere ahantu hari umusozi. Ngo umusozi akabona wanze kwika. Yahise abwira Imana ati tambuka hano imbere, ngewe umusozi wansuzuguye. Imana itambutse imbere ibaza umusozi iti ntasoni wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye. None aha hinduka ikibaya. Zerubabeli atambuka agize gute? Anezerewe. Umusozi uyitugira gute? Ibintu wabwiye ntibyumve, ibintu wabwiye ntibyemere, ibintu wirukanye bikagusuzugura. Haguruka none tubwire Yesu abibwire. Muhaguruke dusenge twasoje. Ibintu ukeka ko byapfuye, ibintu ukeka ko byapfuye ku buzima bwawe, byari bimeze nk'ibiri mu kiriba, Yesu narambura ukuboko agire gute? Abikore. Ariko reka mbabwire, tugiye gusenga mu buryo bubiri. Haleluya. Haleluya. Uwo uri we wese, aho utaha hose, ayo wize yose, ayo uhembwa yose, ariko niba uri umubembe, hano hari Yesu ukiza. Bibiliya yavuze ngo nuko araza, abonye Yesu araza aramupfukamira, Yesu aramubabarira, amusubiza ubuzima. Amusubiza iki? Ubuzima. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mugoroba ni umugoroba w'umugisha, ni umugoroba w'imbabazi ku muntu wemeye. Hari ibintu nje nubwo mba mpagaze aha, ariko mba numva muri ekuteri. Hari ibintu numva ijuru riba rikungenderera, rikugira gute?
bikungenderera. Haragakoraze kera twateraga kavuga ngo oya ndibikabe gukeza abami babiri nibari Imana dukorera mureke twerure. Ariko ibintu byose ntabwo babivuze. Oya ndibikabe gukeza abami babiri nibari Imana dukorera mureke twerure. Nibari Imana dukorera mureke twerure. Rero ndagira ngo mbibabwire, ndashaka gusengera umuntu uri hano muri iki giterane cyangwa se muri iki cyumba Satani yashutse akamwerekeza mu bapfumu, bakamuha ibintu yisiga, ibi ngibi bizakora ibi, ibi bizakora ibi, byaranze. Ngwino tuguhe Yesu utagira impigi. Uyu ni umunsi wo kubabarirwa, wo kubabarirwa. Ndashaka gusengera kandi umuntu umaze iminsi ari gupanga kwiyahura, yabigerageje kabiri biri kwanga, akagira ubwoba, ariko nutihana uyu munsi ubwa gatatu bizemera, uzapfa pe. Uyu mugoroba ni umugoroba wawe, ijuru riguhayemo amahirwe rwose rwose. Dusengere n'umuntu waje gusenga ariko inyota y'inzoga ikaba yaramwometse, atinda ariko yahava, niyo adafite amafaranga arikopesha. Ndagira ngo kandi muretse gusakuza mwiseka. Tugeze mu mwanya abahanga baravuga ngo umwana ageze mu matako. Tugeze mu isaha yo gusenga, ariko mugihe turasaba ngo Yesu azura iby'abantu byapfuye, ntacyo yazura cyawe utemeye ngo abanza kubabarira. Ngiye kubabwira ibyangombwa bitatu umuntu akura mu rusengero. Icyangombwa cya mbere ni icyangombwa cy'imbabazi. Icyo cyangombwa cy'imbabazi iyo ugifite uhita uje guteresha ku cy'imbaraga. Wamara guteresha ku cy'imbaraga bakagutereraho icy'umugisha. Mwabyumvishe? Biba ari ibipapuro bitatu. Biba ari ibipapuro bitatu. Ukabona ukabijyana kuri depo y'ibisubizo, ukavuga uti mudeduwa nibyanje mu bimbi, dore mfite icy'imbabazi narababariwe, dore mfite n'icy'umugisha nawemerewe, mfite n'imbaraga n'icy'imbaraga zinshoboza kunesha ibyaha. Ibi byangombwa ko ari bitatu ntubisige. Hari igihe umuntu aba afite icy'umugisha adafite icy'imbabazi, kuri depo y'ibisubizo ntacyo bakumarira. Ndagira ngo rero dusenge Imana. Hagize umuntu uri kumva uyu mwanya yawubyaza umusaruro, akemera Kristo akamubabarira. Yesu agukiza inyota y'abagabo nguko yayikijije wa Musamariyakazi. Yesu agukiza inyota y'inzoga nguko yayikijije Abayuda igihe bazinyweraga i Kanani, akabandikira ngo bazabonisha n'abazindurwa no kunywa ibisindisha bakabirara inkera. Yesu agukize inyota y'ibyaha. Niba hari umuntu uri hano akaba ari kumva ari we ijuru rivuganye nawe, rikamukiza abo badayimoni bamutera, rikagukiza izo ngeso mbi. Niba uri kumva ubishaka, zamura ikiganza tugusengere. Umuntu abona amahirwe akayapfusha ubusa. Ubu Yesu aguhaye pase, uhagaze imbere y'izamu, none umupira ugiye kuwutera mu bafana. Iyi pase Yesu aguhaye aragira ngo arebe kuza ubwenge, uzi n'icyakuzanye. Hari n'uwazamuye arongera aramanura. Ubwo uzi ninde ukoheje? Si Satani. Ubwo urazamuye urongera uramanura rero, urarara heza. N'ubundi byarangiye Satani yabibonye ko waje hano. Shobora urare kwa Yesu, nusubira kwa Satani uramubwira iyo wari wagiye. Fata umwanzuro urare kwa Yesu. Zamura ikiganza nawe niba ukeneye ko tugusengera. Niba ukeneye imbabazi z'Imana, zamura cyane. Ari ufite isoni, twebwe ntitwakizamuye. Uzi turamwaye. Imana ibihera umugisha, Imana ibagirire neza. Niba ukeneye imbabazi z'Imana, nawe zamura ikiganza uvuga uti Imana, ninjye wari uri kubwira, ninjye rwose, ntabwo ndirirwa mvuga ngo ni runaka. Kandi umuntu ukeneye ko tumusengera naza ahagarare hano tumusengere. Mwihute, turasoje amasaha yacu. Muri gutinda tugiye gusengera ibyifuzo mu kanya, ariko abandi nibasubizwa utarasubizwa sibira bikumariye iki. Najagando
singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha inzira ye wasengeje menesegwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo tubwire kameramani iyo tugeze mu kwihana, ntawe kamera bari kwihana, kugira ngo bigende neza. Kandi namwe murihangana, ntabwo ari nje mudiyakoni wa hano. Iyo mba umudiyakoni mba nazanye umukeka, ariko ntabwo ari byo nshinzwe. Ntabwo ari igihano mbahaye. Abaririmbye hano bavuze ngo amavi yose azapfukamira Imana. Mupfukame, icyo ndakora ndabasabira Imana izabaha isabune muzafura, kuko Imana igiye kubafura umutima, izabaha isabune yo gufura imyenda, kubera ko mupfukamye ahantu hatari umukeka. Ubwiye nesheke y'abateguye, mwateguye umukeka hafi, ko aba bantu bihana mujye mubakirana yombi, nibo bakiriye muri iri duka rya Yesu. Muranyumvise? Aba nibo bakiriye muri aya mangazini. Aba ngaba iyo babonetse nibo bazaje mu bitugu by'umushumba. Aba ngaba nibo ubiyi n'imitavu ivutse muri iyi famu, kugira ngo mubyumve. Kandi nanjye aba ngaba iyo babonetse, aya makote mba ntayambariye ubusa. Mwanyumvise? Muri kunyumva? Aba ngaba iyo babonetse, uwakorobye hano, uwesitaye, uwayoboye, twese n'uwaririmbye afataho. Abantu munze kubwira ndababwira ngo njyewe ndi umu agent wa Yesu, mba ndi kumushakira abakiriya. Iyo umuntu yihanye rero, ubu aba ngaba tugiye kubaswapira simukadi tubaki ya Satani, tubahe ya 4G ya Yesu, ubundi bajye bibonera amakuru bitabagoye. Uhereye none Yesu arabakoreye igitangaza. Ndagira ngo muzamure ikiganza cy'iburyo, muzamure ikiganza cy'iburyo. Ndasaba abashumba mwigire hino, umushumba bamwegereze mikrofone agiye kubasengera. Ariko mbere yuko abasengera, muratuza akanwa kanyu. Muzamure ikiganza cy'iburyo, amagambo tugiye kuvuga muyasubiremo. Muvuge ngo Mwami Yesu Kristo. Muvuge cyane ngo Mwami Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Tumaze kumva ijambo ryawe. Tumenye ukuri. Tumenye ko waducunguye. Uhereye none turakwakiriye. Utubere umwami n'umukiza ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Uhereye none dukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ko mutari gusubira mu cy'ubugingo, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Kristo ko tubabaye. Tuje gufatanya n'abandi umurimo wawe. Tuzasubira hanze mu byaha. Uhereye none tugiye guhuza ingeso zacu n'ijambo ry'Imana. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira, icyo tuzakora. Urakoze Kristo. Tubaye abawe, abana bawe, kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hendi kotande wa sabeja baile wa meza otandi ya ndo. Ijambo ryawe riravuze ngo ku Mana biracyashoboka. Taina festival. Abo tutani yaragifata. Yo. Biracyashoboka ko barindukira. Biracyashoboka ko bakira. Biracyashoboka. Biracyashoboka ko bakora. Biracyashoboka ko babakira. Yo. Biracyashoboka ko bava mu maboko ya Satani. Yo. Biracyashoboka ko bava mu maboko y'Abadayimoni. Yo. Biracyashoboka ko bahinduka abakozi bawe. Aba nabo. Biracyashoboka ko bagukorera. Izina ry'Imana ririshimwe. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Abashinganishije, abatubashyize mu biganza byawe. Kabisa. Turabashinganisha Roho Kristo. Mbaraga z'Imana n'iz'amakote. Turabakura mu maboko ya Satani. Turabakura mu menyo ya Satani. Ni ukuri. Turabashyira mu biganza byawe. Bakureyo. Turabashyira mu biganza byawe. Yesu. N'ubashyigikiye mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi wa none
Imana bahinduke abakozi bawe baracyari bato cyane Haleluya. bafite igihe kinini cyo kugukorera Haleluya. bafite imyaka myinshi yo kugukorera Haleluya. Nami turabashinganishije Haleluya. Nami turabashinganishije uhereye none bayoborwe nawe uhereye none bakoreshwe nawe uhereye none imbaraga z'Imana zibazenguruka uhereye none umwuka wera bayoboye urakoze ku Imana igira neza urakoze ku gusenga kwawe ngo mushyigikire itorero ryose mushyigikire abakristo muri rusange imbaraga z'Imana zikomeze kudushyigikira umurimo wawe ukomeze kwamamara Haleluya. ubwami bwawe bukomeze gushyirwa hejuru izina ryawe rikomeze kwamamara urakoze ku Imana igira neza byabashe mu izina rya Yesu amen. Maguruke turagira ngo mugihagazaho muhindukire murebe umushumba ababwira ijambo ry'umushumba abahe gahunda iteraniro ryose maguruke natwe tugiye gusenga. Reka dusabe diakoni haze abafashe na Pastor Frank abarimo batarakira Yesu batarabatizwa baraza kubafasha kugira ngo mubahe gahunda. Mwegere hariya pasiteri agende abafashe. Mwese mukomeze hariya batabuze n'umwe mukomeze. Turagira ngo dusenge Imana umuntu wese wabonye watanze igihe cye akaza muri iri teraniro kandi akaba afite ibyifuzo akeneye ko Imana ikora. Ndagira ngo dusenge Imana. Murahari? Haleluya. Muyifitiye icyizere? Muyifitiye icyizere? Kwa muganga bananiwe imiti nayo yananiwe ku Mana biracyashoboka. Ku Mana biracyagize gute? Umva mbabwire, kirazira kuza imbere y'Imana ngo utware ibyifuzo byose ngo Mana ngo ibyo urabona ari ngombwa ari byo unkorera, jya ureba ibintu utange komanda. Ntabwo resitora ari Ndagaswi, muri Ndagaswi niho bapfa kuvuga ngo mwarure imvange munzanire. Iyi resitora ya Yesu ni VIP, umuntu atanga komanda ibyo akeneye. Mwabyumvise? Isengesho tugiye gusenga, reba ibintu ushaka ko Imana igukorera kuri uyu mugoroba, muri iki cyumweru, muri uko kwezi, muri uyu mwaka, ubirobanure urebemo bitatu by'imbaraga. Mbese urebe ibyo izakora n'ibindi bigakorekeramo. Murahari? Ibyifuzo bingahe? Kandi turasaba ko umuntu wese ahantu ahagaze atera intambwe 3. Ureba ahantu wideparasa. Ubu uvuze uti mvuye mu butayu bwanje nengiye muri Kanani yanje. Uransuzugura nta kibazo, ntabwo ari nta kibazo, nunsuzugura birakureba, ariko icyonzi cyo izi ntambwe zirakora. Nanjye ndideparashije n'umushumba arideparashije na mama pasiteri avuze ati hari icyo Imana yakora, hari icyo Imana yakora, hari icyo Imana yakora. Ndagira ngo uzamure ibiganza, uzamure ibiganza. Wamaze kubireba ibyo Imana igiye gukora, wabiyibwiye. Umuririmbyi yaravuze ngo bibwire Yesu akunda gufasha abashavuye. Ndasenga gake mwizere kenshi. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira kuri Imana ishobora byose, turagushimira kuri Imana igira neza. Uyu ni umwanya w'umugisha, uyu ni umwanya w'umugisha tubonye. Aba babyeyi babakinguriye umuryango, aba bakobwa babakinguriye umuryango, aba basore n'abagabo bakinguriye umuryango. Uri Imana ikiza, uri Imana irema, n'ibitariho urabirema. Ugira neza papa. Uyu mwanya twatuye Mwami, gusenga kwacu ni kukugereho. Mwami uri amahoro yacu, Mwami uri imbaraga zacu, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rema Mwami, zura ibyapfuye, subiza agaciro abatagira agaciro, subiza ijambo ababuze ijambo. Iyerekane Mwami, iyerekane muri byose. Ukore ibitangaza, ubikorere itorero, ubikorere Mwami abashumba, ubikorere abayobozi, umuntu wese ku giti cye umuhe ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo bimenyekane ko uyu mwanya haleluya yaje imbere yawe. Nanjye umugaragu wawe nubagendera ntunsi. Uhindura amateka, abantu bahindura amagambo, uhindura amateka ahinduke. Bimenyekane ko ari weho Mana. Izina ryawe nirishimwe, imbaraga n'imbabazi nibibane natwe, kandi umwuka wera akorere muri twe, akora iby'imbaraga. Urakoze papa. Remera aba bakobwa ubukwe, remera abasore inkwano,
abafite ibyifuzo bya perime ubibahe Mwami, abashomeri batagira akazi baremera akazi, ingo ziri mu manege kuzubake, ubake ingo neza. Kandi Mwami tugukomeye amashyi kuri Imana yaguye ubwami bwawe mu mitima y'aba bantu, kuri Imana yaguye ubwami bwawe mu mitima y'aba bantu. Nanjye umugaragu wawe mpano umugisha na bene mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugihagaze muhaguruke, abantu mwicaye muhaguruke. Njyewe munyihanganire umushyitsi kandi ibintu ndi kubabwira bifitanye isano n'ijuru. Haleluya. Kugira ngo mumenye ko hano hari Imana ikora, hano hari Imana igize gukora, hano hari Imana ikora. Njyewe ibintu nsabiye hano, nsabiye Imana hano ni ingaruka. Mbere yuko mbwiriza ubutumwa nzabanza nshime, kuko Imana iri hano. Njyewe ntabwo nsenga Imana ngo mvuge ngo Mana ngo nubikora nzagushima. Ngendera ku ijambo Yesu yaravuze ngo ibintu musabye mujye mubishimira ko mubihawe mu izina rya nde. Njyewe rero nkurikije amakuru mfite nuko tugisenga Imana yatangiye gukora. Imana yatangiye kugira gute? Imana yatangiye kugira gute? Gukora. Ndasaba umuyobozi anyemerere njyewe nkurikije ibintu Imana nyibwiriye hano, ntabwo ndayitega iminsi ngo nibikora nzayishima. Nje nibashira igiseke harambite nyishima. Nundi umeze nkanje wizeye yishime mbere, wiyitega iminsi, wiyitega iminsi. Nje nyishima mbere, ntabwo mvuga ngo Mana ngo nubikora. Oya, njyewe iyo mbisabye aho nsabiye, aho ntambiye igitambo, aho mbwira Imana ikintu mpita mbere igitambo. Nawe niba wizeye nkanje, wizeye ko ibyawe wayibwiye yabikoze, yishime mbere. Ntabwo bisaba umuziki, ntabwo bisaba ingoma. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima wanje, shima Imana, shima Imana mutima wanje. Nawe niba umeze nkanje bikore. Shima Imana, shima Imana mutima wanje. Nawe niba umeze nkanje ishime mbere. Shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima wanje. Iyo bikomeye niyete wabaye iragutabara. Iyo bikomeye niyete wabaye iragutabara. Shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima wanje. Abantu bizeye ko ibyabo byahindutse bagira ibiganza mu cyangwa Imana icyo. Reka nakire umuyobozi asabira umugisha abantu bakoze umurimo bashima Imana, dushimira Imana ko ibikoze. Twe twayizeye ko yamaze kubikora, ntabwo twabwiye ngo izabikore. Imana ibahe umugisha.